ubu buryo bwivuga butumwa. Iri jambo rya mwami ryamamaye mu buryo bw'indirimbo. Iyi ndirimbo imaze imyaka myinshi iruta iyo tumaze, ndetse yakomeje kudufasha. Reka rero mwami Imana yacu ikomeze kubaka ubugingo bwacu. Yesu ashimwe inshuti z'Imana. Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Tugarutse tugira ngo dukomeze tuganira ku mateka y'indirimbo, indirimbo zigaragara mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana ndetse n'indirimbo z'agakiza, indirimbo zikoreshwa n'amatorero ya Giprotestanti ahatandukanye mu bihugu bitandukanye, kubumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Ndabasuhuje rero mwebwe abari mu bihugu bya Afurika bumva Ikinyarwanda, abari mu bihugu byo muri Aziya, abari mu Burayi, abari muri Amerika, muri Oceania. Ndabasuhuje mwese mbifuriza amahoro y'Imana. Mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu tuganira ku mateka y'indirimbo twateguye uyu munsi, reka twiragize Imana hanyuma ubundi tugaruke tuganira. Turagushimiye Uwiteka Mana Nyiringabo, tugushimiye ko waturinze iminsi itambutse, watugiriye neza, ubugingo bwacu uraburinda, imibiri yacu urayirinda, kandi niwo duha amahoro, niwo duhaza ibyiza. Ibyatubayeho byose bituruka mu bushake bwawe. Rero dukomeje tuganira muri kiganiro, dushyigikire ubaye natwe, Mwuka Wera atuyobore. Kandi mwami, buri wese wumva iki kiganiro n'uzakurikira iki kiganiro bizamutera ishyaka n'umwete wo kugira ngo arusheho kugushakisha umutima wose, kugira ngo dutegure ubugingo bwacu kuzakubona, utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira ku mateka y'umuhanzi wanditse indirimbo ya 222 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ni indirimbo ivuga ngo mbese tuzahurirayo. Reka rero tubanze turirimbe, hanyuma ubundi tugaruke tuganira n'ubundi muri iki kiganiro. Mbese tuzahurirayo kuri wa mugezi mwiza uca mw'ijuru hagati, uva ibwami ku Mana yacu. Koko tuzahurirayo tubonane n'abera ku mugezi utunganye w'Imana, uva ibwami ku Mana yacu. Tuzagendana ku nkombe y'umugezi w'ubugingo, tuzasengana Uwiteka, tuyisingiza iteka ryose. Koko tuzahurirayo tubonane n'abera ku mugezi utunganye w'Imana, uva ibwami ku Mana yacu. Tuzahurira n'abera ku mugezi ubonerana, nta kiza dutandukanya, kuko urupfu rutagerayo. Koko tuzahurirayo tubonane n'abera ku mugezi utunganye w'Imana, uva ibwami ku Mana yacu. Koko tuzahurirayo tubonane n'abera ku mugezi utunganye w'Imana, uva ibwami ku Mana yacu. Amena. Iyi ndirimbo yitwa mbese tuzahurirayo. Ni indirimbo igaragara mu cyiciro n'ubundi cy'indirimbo zitwa ijuru cyangwa se ciel mu rurimi rw'Igifaransa. Niko tubibona muri iki gitabo n'ubundi cy'izi ndirimbo turi kuganiraho. Hanyuma tuyisanga n'ubundi mu ndimi zitandukanye, ariko cyane cyane mu bihugu duturanye tuyibona mu gitabo n'ubundi gikoreshwa n'amatorero ya Giprotestanti mu gihugu cy'u Burundi,
tuyibona mu gitabo cy'indirimbo zikoreshwa n'amatorero ya Protestant mu gihugu cy'Ubugande, ndetse kandi iyi ndirimbo by'umwihariko igaragara n'ubundi mu gitabo kikoreshwa n'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi mu gihugu cy'u Rwanda. Ni indirimbo ya 10. Iyi ndirimbo yitwa ngo duhurire ku mugezi, niko bayita. Hanyuma mu rurimi rw'igifaransa iyi ndirimbo yitwa ngo allons-nous rassembler au bord de la rivière, ni ikibazo. Noneho mu cyongereza yitwa ngo shall we gather at the river, tuzahurira ku mugezi, niko iyi ndirimbo n'ubundi yitwa. Rero iyi ndirimbo yanditswe n'umugabo witwa Robert Lowry. Robert Lowry yanditse mu mwaka w'1864. Ni indirimbo urumva imaze igihe, imaze imyaka irenga 150. Uyu munsi turacyayikunze, turayiririmba tugafashwa. Nawe ngira ngo aho uri urayiririmba nawe wahita uyikumbura, kuko indirimbo iri amagambo meza cyane. Reka rero dukomeze tureba amateka yaranze uyu Robert Lowry ndetse n'impamvu yatumye yandika iyi ndirimbo. Mbangira ngo turebe ubuhamya uyu mwene datanyuzemo. Ese yabaye mu buhe buzima? Twebwe ko dukomeje urugendo rugana mu ijuru, ese ntacyo twamwigiraho? Niyo mpamvu nifuje ko tumenya aya mateka, kubera ko nanjye numvaga mfite amatsiko yo kumenya indirimbo imara imyaka irenga 100 igikunzwe, ugasanga umuntu akomeje kwiririmba akaryoherwa. Bintera amatsiko yo kugira umenye amateka. Nanjye rero nifuza ko yabagezaho, mukomeze mufashwe n'umwuka w'Imana akomeje kurushaho kubasobanurira. Uyu Robert Lowry yavutse ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu mu 1826. Yavukiye mu mujyi wa Philadelphia, aho turi ni muri leta yitwa Pennsylvania, nimwe muri leta zigize leta zunze ubumwe za Amerika. Hanyuma yatabarutse ku itariki 25 z'ukwezi kwa 11 mu 1899. Yari atuye ahitwa Plainfield, aho naho ni muri leta ya New Jersey, imwe muri leta zigize leta zunze ubumwe za Amerika, kuko leta zunze ubumwe za Amerika n'ubundi iyo tuzivuga hari ababizi hari n'abatabizi, ariko ni byiza ko nazo ubimenya. Ubu ni leta 50 zigize igihugu cyitwa leta zunze ubumwe za Amerika. Rero tuvuze ebyiri, tuvuze ko yavukiye muri Pennsylvania, atabarukira hitwa New Jersey mu mujyi wa Plainfield. Avuka rero ku ababyeyi b'ubundi bagiye gutura muri Amerika, cyane cyane ko buriya hari imyaka abanyamerika baturutse mu Burayi bajya gutura hariya mu gihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika. Nabo rero baje baturutse muri Irlande y'Amajyaruguru, aho turi mu Bwongereza, mu gace n'ubundi kagize Ubwongereza. Rero ababyeyi be bari abakristo mu itorero ry'Abapresbyterienne, basengera mu itorero ryitwa The Associated Presbyterian Church, niho basengeraga. Urumva bari abakristo. Hanyuma rero na Robert Lowry yavukiye mu muryango w'abakristo n'ubundi. Nawe birumvikana, iyo umwana avukiye aho abantu basenga bamutoza no gusenga. Ni nacyo tubwira ababyeyi ngo mumenyereze abana gusenga, kugira ngo bajye bakura n'ubundi bakunda kwegera Imana. Ntabwo bazayibona bakuze, ahubwo ibiza nuko twabibamenyereza bakiri bato, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo menyereza umwana inzira azanyuramo, azarinda asaza akigenderamo. Hamwe n'amasengesho n'Imana izabikora, kandi hamwe no kwizera uzasanga abana bacu mu minsi itariho bagenda bakora umurimo w'Imana n'ubundi natwe twakoze. Rero Robert Lowry amaze kwiga amashuri ye abanza n'ayisumbuye, yakomereje n'ubundi mu mashuri ya kaminuza. Yiga muri Université ya Theologie, ajya kuyiga n'ubundi ahitwa Bucknell University, niho yigiye ibyerekeranye na teologiya, kuko ngo yari yakunze cyane kuzakurikirana ibyerekeranye no kuzajya yigisha iby'iyobokamana. Hanyuma aho yagiye kwiga muri iyo Université ya Theologie, yarangije mu cyiciro n'ubundi cya kaminuza, arangiza mu 1854 nibwo yagraduatize urumva muri teologie. Hanyuma ahangaha bizari kuzerekana n'amashuri, ndagira ngo tugaruke noneho ku byerekeranye n'inzira y'agakiza. Urumva ko yavutse mu muryango w'abakristo, ariko kuvukira mu muryango w'abakristo ntibihagije, hari no gukunda kuba umukristo. Abana bose bavukira mu bana b'abakristo
siko rimwe na rimwe byemera, ariko ibyiza ubundi iyo ugize umugisha ubona ko abana bawe bose bakurira n'ubundi mu gakiza, bagasenga, bakegera Imana, mukabikora mu rugo nimugoroba, mukabatoza indirimbo zihimbaza Imana, amasengesho, musoma ijambo ry'Imana, ku buryo abana babona ko ari umuco mwiza ababyeyi bashyize mu rugo, nabo babona ari byiza bakabikunda. Uko umwana umenyereza n'ubundi agera hakabyumva, cyane cyane ko amasengesho twe turavuga ariko gusoza nuko Imana bivuga ngo niba nigihe ijambo ry'Imana nkasenga hanyuma nkasaba Imana, Imana niyo izasoza cya cyifuzo cyanjye. Uwo ni umushinga mwiza n'ubundi washoye, Imana inagushyigikira. Si byiza ko bavuga ngo bizizana, ngo Imana ngo izabikora, ngo bazabishakira agakiza bakuze. Oya, bamenyereze bakiri bato. Rero inzira y'agakiza uyu mwene data Robert Lowry yanyuzemo, icya mbere ni uko yakundaga kujya mu rusengero, ngarika agakunda kujya gukinisha ibyuma, agakunda cyane kwegera ahantu hari ibyuma bya muzika. Ibyo noneho bigatuma abikunda cyane. Rero ageze ku myaka 17 ngo yaje kuva mu itorero ryabo basengeragamo ry'aba Presbyterienne, ahubwo ngo yigira mu itorero ry'Ababatista. Wenda ndakeka ariho yabonaga ko bamwemerera kwegera ibyuma, kuko ngo nibyo yakundaga cyane ku myaka 17. Rero yagiye mu mujyi wa Philadelphia ajya mu itorero ryitwa ngo First Baptist Church. Urumva, ajya mu itorero ry'Ababatista, hanyuma abikorera mu mujyi wa Philadelphia. Akigeramo yagaragaje urukundo cyane rwo kwegera Imana. Urumva, ni ku myaka 17 ukagenda yegera itorero, noneho bamwemera no kujya yigisha abana b'ishuri ryo ku cyumweru. Aho ngaho turi ni mu mujyi wa Philadelphia, hahandi n'ubundi muri leta ya Pennsylvania niho uwo mujyi n'ubundi uherereye. Rero bamwemerera kujya ajya kwigisha abana b'ishuri ryo ku cyumweru. Muri iryo shuri yagezemo ngo aba active, ku buryo bavuga ngo he was an active worker of Sunday school teacher. Muri make yari umukozi ugaragaza imbaraga cyane mu kwigisha abana b'ishuri ryo ku cyumweru. Rero ishuri ryo ku cyumweru ni ishuri n'ubundi ryigishirizwamo abana by'umwihariko mu mashuri ya Giprotestanti, mu matorero ya Giprotestanti. Abana bigira inyigisho zabo kwabo, bakabagenera inyigisho zijyanye n'imyaka yabo, nibyo twita Sunday school, cyangwa se mu rurimi rw'Igifaransa tukabyita École de Dimanche. Niyo rero nakomeje kuvuga ko yagezemo aba active worker, aba umukozi rwose ngo ufite ubushake cyane n'urukundo, akabikorana umurava. Rero ageze ku myaka 22 ari muri rya torero, yaje guhabwa inshingano. Urumva, ku myaka 22 aba akiri muto, ariko bitewe nuko yakundaga kujya mu itorero cyane, yahise ahabwa icyizere, bamugirira icyizere, bamuha inshingano, atangira kuvuga ubutumwa, ayobora ahantu hatandukanye, avuga ubutumwa mu bice bitandukanye, ndetse ahantu yagiye avuga ubutumwa, yavuze ubutumwa mu mujyi wa New York, mu gace kitwa n'ubundi umujyi waho witwa New York City. New York nayo ni leta, ariko ikagira umujyi waho witwa New York City. Uwo mujyi ni nawo munini, ni nawo uzwi cyane muri Amerika, New York, ariko ikagira agace kitwa New York City. Ajya n'ahitwa Lewisburg, aho avuga ubutumwa, arakomeza yavuze ubutumwa ahantu hatandukanye, akomereza na Plainfield muri New Jersey, ahavuga ubutumwa, ageraho aho ngaho i Plainfield, kuko ariho yaje kuramba igihe kinini cyane. Yaje kuhashinga itorero ryitwa Park Avenue Church, aribera umushumba, ni naho yaje guhabwa inshingano n'ubundi za gishumba. Ngariko aho yakoraga hose yakoranaga umurava, ngo yari umukozi w'umurava cyane, kandi umurimo akoze ngakagira ku ntego nziza. Mu Cyongereza baravuga ngo his work was crowned with marked success. Yarakoraga ngarika igikorwa akoze kikarangira n'ubundi agize success, ageze ku ntego n'ubundi yifuzaga kugeraho. Rero impamvu tuba tuvuga ubuhamya nuko bivuga ko natwe ubu ngubu turi gukora umurimo. Bene data munkurikiye, turakora umurimo, ariko bikenewe ko abantu bamenya ko umurimo twakoze tuwukorana urukundo, kandi bikagaragara ko tugera ku ntego y'icyo twifuje kugeraho. Ntabwo tubikora twikiza, ahubwo tubikora tugamije kugira ngo abantu babone ko n'ubundi
bigize umusaruro ni ivugabutumwa abantu bahinduke. Ikindi nanone ni umurimo twifuza kugira ngo tuzagere ku ntego, tuzabona umusaruro ngo abahinduriye benshi ku bakiranutse bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Uyu nawe rero ngo yakoraga umurimo ngo kandi akagira marked success, akagira umusaruro ugaragara. Mu bundi buzima twabuvugaho, yashatse umugore wa mbere yitwa Annalise Loxel, bashakana mu mwaka w'1854 babyarana abana 5. Cyakora uyu mugore wa mbere yaje gutabaruka apfa mu mwaka w'1890. Birumvikana yari akiri muto kuko twabonye ko we yapfuye mu mwaka w'1898, bivuga ngo yari agihari. Rero yaje gushakana n'undi mugore wa kabiri bita Mary Jane Lonyen, niwe bashakanye. Nyuma y'imyaka 2 nibwo yaje gushaka undi mugore. Uyu wa mbere yapfuye mu 1890, hanyuma undi amushaka mu 1892. Bumva yaramaze imyaka 2 yihanganye n'umuvugabutumwa. Abavugabutumwa aba bakeneye n'ubundi babunganira, birumvikana umufasha ni ingenzi, yarabuze umuntu w'ingenzi. Rero Imana yamushumbushe n'ubundi Mary Jane kugira ngo akomeze amwomore ibikomere. Gupfakara ntabwo biba byoroshye, ariko Imana yaramushyigikiye akomeza n'ubundi kumara indi myaka avuga ubutumwa. Rero ahangaha yari amateka y'ukuntu yabayeho mu nzira yo gukora, mu nzira y'agakiza, mu nzira y'amashuri, bwa buzima bwacu bwa buri munsi. Ariko intego y'uyu munsi tuba dufite n'ubundi ni ukugira ngo tuvuge ku mateka y'indirimbo. Indirimbo rero turi kuvuga uyu munsi ni indirimbo ya 222 ivuga ngo mbese tuzahurirayo. Ni ukubera iki iyi ndirimbo rero yayanditse? Uyu yarize aza no guhabwa n'ubundi izina rya Reverend kuko yari amaze kuyobora itorero. Twabonye ko yayoboye itorero ahitwa Ipeni Fridi muri leta ya New Jersey. Aho yayoboraga yaje nyine urumva yabaye Reverend, aribera umuyobozi, ariko akomeza n'izindi nshingano. Igihe rero yari muri leta ya New York, yarayoboye itorero ahantu hitwa i Brooklyn. Brooklyn ni kamwe mu duce 5 tugize umujyi wa New York. Yarayoboye rero ahitwa i Brooklyn, ayoboye itorero. Hanyuma iyi ndirimbo rero kuki yayihimbye, ni indirimbo yitwa ngo mbese tuzahurirayo. Mu cyongereza ngo shall we gather at the river, tuzahurira ku mugezi. Ariyo twabonye mu gifaransa ngo allons nous rassembler au bord du fleuve, cyangwa se de la rivière, tuzahurira ku nkengero y'umugezi. Igihe rero yarayoboye itorero ari pasiteri muri leta ya New York mu gace kitwa Brooklyn. Abwiye kari muri gace kamwe mu tugize umujyi wa New York. New York igizwe n'uduce 5 ku bazi ubumenyi bw'isi. Harahitwa Manhattan, harahitwa Bronx cyangwa se Queensland, ahitwa Queens n'ahandi ni 5. Ariko ndashaka kuvuga cyane cyane ku gace kitwa Brooklyn niho yakoreraga. Hari mu kwezi kwa 7 ku mpeshyi, niko bivugwa, mu mwaka w'1864. Muri uyu mujyi haje gutera icyorezo. Hatera icyorezo, abantu bapfa ari benshi. Noneho abapfuye harimo n'abayoboke b'itorero yayoboraga. Mu gufa Dr. Reverend, kuko yaje no kubona Dr. Reverend Robert Lowry, areba urupfu ukuntu uri kubabaza, ukuntu uri gutwara abantu, abakristo be, abandi basanzwe. Iki cyorezo cyahitanye abantu, noneho biza kumutera kwibaza ikibazo gikurikira. Areba uru rupfu yarwise ngo ni inyanja, ni umugezi w'urupfu, cyangwa se ni umugezi w'urupfu. Ngo river, the death of the river, cyangwa se river of the death. Akabona abantu bahita bagenda, urupfu ahita arwita umugezi w'urupfu utandukanya abantu. Yibaza ikibazo gikurikira ngo shall we meet again, tuzongera duhure. Aho ngaho ni mu rurimi rw'icyongereza. Aribaza ngo tuzongera duhure. Arongera ngo ko turi gutandukanira, we are parting at the river of the death, ko turi gutandukanira ku mugezi w'urupfu. Shall we meet at the river of the life, tuzongera duhurire ku mugezi w'ubugingo. Haleluya. Arareba ngo ko turi gutandukanira ku mugezi w'urupfu, ese tuzongera duhurire ku mugezi w'ubugingo. Ahangaha twibukiranye ko ni igihe yarari
kubona abantu benshi bapfa, uko bari gupfa bikamutera ikibazo. Hanyuma ariko aza kwibaza icyo kibazo nyine. Noneho muri rw'igifaransa bavuga ngo allons-nous revoir, allons-nous revoir. Aho ni muri rw'igifaransa. Nous nous séparons au fleuve de la mort. Turi gutandukanira ku mugezi w'urupfu. Nous retrouverons-nous au fleuve de la vie. Tuzongera duhurire ku mugezi w'ubuzima. Noneho ubwo tubishyize mu Kinyarwanda ngiye mbivuga n'ubundi avuga ngo tuzongera tubonane ko dutandukaniye ku ruzi rw'urupfu. Ese tuzongera duhurire ku ruzi rw'ubugingo? Ibi yabitewe n'iki? Yabitewe no kubona ba bantu bari kugenda bapfa ari benshi, kandi abona hariho abayoboke be mu buryo butunguranye. Iyo abantu benshi bari gupfa nawe byamutera ikibazo nk'umuyobozi. Yabuze icyo akora ajya mu cyumba, arangije ngafata umwanya ajya muri salo iwe ngo hari orgue, hari piano, uburyo bwo gucuranga yarabufite, ari n'umuhanzi. Kuko buriya tugarutse inyuma gato ngo uyu Robert Lowry yahimbye indirimbo zirenga 500. Icyakora indirimbo azwiho cyane ni iyi ngiyi yitwa ngo Shall we meet at the river. Niyo ndirimbo azwiho cyane. Muri izo ndirimbo 500 iyo ukoze ubushakashatsi usanga iyo ndirimbo ari yazwiho cyane. Noneho ngarangije ahita agenda yinjira muri salo. Ageze muri salo afata indirimbo arayiririmba, afata ibice biyigize byose uko ari 5 arabihanga, arangije abiha amajwi. Iri jwi turirimbamo, iri jwi benshi dukoresha natwe twakoresha tubaririmbira, niryo n'ubundi yayishyizemo. Iyo ndirimbo rero ayihimba mu buryo bukurikira. Aravuga ngo icyambere aravuga ngo mbese tuzahurirayo kuri wa mugezi mwiza uca mu ijuru hagati ubw'ibwami ku Mana yacu. Iki niyo kibazo cyambere yibazaga n'ubundi. Urumva, iyo abantu batandukanye dukwiye gutegura uburyo n'ubundi tuzahura n'abacu, cyane cyane ko ubuzima tubutegura tukiriho. Utegura uburyo uzabana n'Imana cyangwa se no kuzabana abacu twabuze, ubutegura ukiriho. Ageze ku gitero cya kabiri aravuga ngo tuzagendana ku nkombe y'umugezi w'ubugingo. Aha ni ibyiringiro agaragaza, nubwo dutandukanye ariko tuzagendana ku mugezi w'uruzi rw'ubugingo. Arakoze ngo tuzasenga n'Uwiteka, tuyisingize iteka ryose, tutazongera gutandukana. Yari atewe agahinda no kubona abantu yari ayoboye bagenda bapfa umusubirizo, aho n'abantu bapfa. Ariko aravuga ngo tuzasenga n'Uwiteka, tuyisingize iteka ryose. Ufite ibyo byiringiro yiboneza nk'uko waboneye. Birakwiye ko dutegura uburyo tuzabana n'Uwiteka iteka ryose. Ageze ku cya gatatu aravuga ngo nuko tutarahagira duturwe imitwaro yose, dukizwe n'ubuntu bwayo, izatwambika imyenda yera. Haleluya! Imana yacu izatwambika imyenda yera, ariko abazayambara ni abazaba bageze mu ijuru. Dukwiye rero gutegura uburyo tuzabana n'Imana yacu kugira ngo twambike imyenda, ntituzarate ijuru, ntituzarate umunezero, ntituzarate ibihe Imana yaduteguriye. Ageze ku gitero cya kane aravuga ngo tuzahurira n'abera. Aha ngaho urumva ko bikomeye, bisaba kwizera, bisaba imbaraga zo kwizera. Aravuga ngo tuzahurira n'abera ku mugezi ubonerana. Haleluya! Hahandi yavugaga ngo ni ku mugezi w'ubugingo. Batandukaniye ku mugezi w'urupfu, ariko icyifuzo nuko tuzahurira ku mugezi w'ubugingo. Ngo nta kizadutandukanya kuko urupfu rutagerayo. Akomeza arangiza indirimbo gitero cya gatanu avuga ngo ko tuzagera vuba kuri uwo mugezi mwiza, turirimbane n'abaho indirimbo zishimishije. Kuri rofure avuga ngo koko tuzahurirayo, tubonane n'abera ku mugezi, kandi ku mugezi utunganye w'Imana uva ibwami ku Mana yacu. Urumva, ni indirimbo yatewe nuko yakubitanye n'iki kibazo cy'icyorezo cyari cyabaye mu gace ka Brooklyn, New York, ariko agaragaza ibyiringiro by'uko nubwo bimeze gutya ari gutandukana n'abantu, ariko ategura ngo tuzahurirayo ku mugezi w'ubugingo. Rero birakwiye ko natwe dutegura uburyo tuzabana n'Imana. Iyo usomye mu kubara niho usanga Balamu ari wavuze ngo icyama nkapfa nk'uko abakiranutsi bapfa, iherezo ryanjye rikaba nk'iryabo. Birakwiye ko ugira icyifuzo ugapfa nk'uko abakiranutsi bapfa, iherezo ryawe rikaba nk'iryabo, kugira ngo tuzahure n'abera mu ijuru. Usibye abangaba yavugaga, hari n'abandi bera batubanjirije twifuza kuzabona, ariko usibye nabo bera turifuza kuzabana n'umwami waducunguye ari we Yesu Kristo, kugira ngo twari n'iteka ryose. Yaduteguriye kuzabana nawe. Rero tuzahurire
ku mugezi w'ubugingo. Imana ibafashe mutegura uburyo tuzagira iherezo ryiza, tugira icyifuzo cyo kuzabana n'Imana kugira ngo tuzabonere abera bose. Hanyuma ibitubabaza turi mu isi, warapfushije urababara kandi biracyaza, ntabwo urupfu rwahagaze gutwara abantu, ariko kandi dutegura uburyo tuzabaho iteka ryose tutababara, kuko Imana yaduteguriye kuzabana nayo iteka ryose. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusoze dusenga n'ubundi kugira ngo ukomeze wubakike. Uwiteka Mana Nyiringabo, tugushima umwanya waduhaye mwiza w'umugisha, turakwinginze kugira ngo Mana ubu buryo bw'ivugabutumwa, iri jambo rya Mwami ryamamaye mu buryo bw'indirimbo. Iyi ndirimbo imaze imyaka myinshi iruta iyo tumaze, ndetse yakomeje kudufasha. Reka rero Mwami Mana yacu ikomeze kubaka ubugingo bwacu. Uwumvise Mana aya mateka y'uyu mwene data, nawe umutera inyota yo gukomeza gutegura iherezo ryiza kugira ngo tuzabane nawe iteka ryose nk'uko waduteguriye ubugingo. Ntituzabuzwe n'uko Mwami hari ibintu biri kuza bitubuza, hari ibintu biri kuza bidushuka, ukabona imbaraga za Satani ziragira zidushuka, ariko reka twambare imbaraga zawe, twambika imbaraga zidasanzwe kugira ngo uduhe kunesha, kuko unesha niwe uzahabwa ikamba ry'ubugingo. Komeza rugire neza buri wese Mwami wumvise ubutumwa, maze umwubake wibakike kugira ngo tube inzu y'Umwuka Wera mu izina rya Yesu Kristo. Amen.